ntabwo twaje mu rusengero ngo dute umuco twaje mu rusengero kugira ngo umuco wuzuzanye n'agakiza nibwo tuzaba twuzuye neza ntabwo ntinya kubivuga ntibantera amabuye jewe mbona impamvu izi ngo zirimo gusenyuka nuko imiryango y'izi ngo zisenyuka yakomotse mu miryango yataye umuco nta kirazira zigihari ndavuga saba abana bigize Rwanda Revenue kuri social media basoresha yakubaka urugo rukavamo urugo rwiza ese uyu mukobwa yaba mama mwiza noneho nukuvuga ngo niba wa wundi yemeye kuyaguha ntago azayaguha kabiri utamwishyuye azagira ibyo kubaza nagira ibyo kubaza uzasanga winjiye muri rya soko ry'uburaya kandi burya negeze kumva abanyarwanda baca umugani ngo umuryango ujya gucika hote izuba riva none se umwana utarigishijwe za kirezira ni gute atajya kuba sireye kuye ubundi ikirazira mvuga nizo kuba umwari w'u Rwanda noneho rero batubwiraga yuko impamvu buriya ngo umugeni twikururwa igihe cyaraciyeho nuko nta mukobwa utwikururwa hatwikururwa umugore none se ngeze mu Rwanda ndibaza ko mbona abashingira abantu nimugoroba bakabatwikurura ni gute umuco nyarwanda warangiye ku buryo basigaye batwikurura abakobwa iki kintu cyanteye ikibazo yewe ntago mbibwira imiryango gusa ndabibwira na leta kuko na leta nigarureho igicumbi cy'umuco giye muzamumpe ngira ibyo mubaza giye muzampuze nawe ngira ibyo mwibariza kuko jewe ntekereza ko ntabwo gukizwa bizirukana umuco nyarwanda ejo bundi hari umuntu wansuye hano turaganira tumaze kuganira mubaza ku bukwe bw'umuntu twari tuzi aravuga ati bwarapfuye neze bwishwe n'iki ntimuha amakuru neza ntago ndimo kubyumva ati nyine umuhungu ngo yasabye vansi asabye vansi asanga umukobwa ntiyegeze ajya mu rubohero nk'abandi bakobwa iyo vansi yo kumenya nyine katuzuye ko yavuyemo n'umwana aho niho habaye ikibazo ariko byarangiza kandi n'ubukwe bugahagarara icyo nicyo kintu cyambabaje kurumva birababaje niba rero izo kirazira zihari none se nkubaza ikibazo niba bazumva yuko ari kubahohotera kandi ejo yagenda umwana we bikamusenyera niho azishima kandi ko yari abo birimo gusenyera kenze n'abantu bakuze birimo gusenyera musore akundanye n'umukobwa aramujugunya izi kasi duhura nazo aba mama duhamagara nari mfite ubukwe bw'umwana wanjye none bwapfuye yatanze avance baramurunguruka buriya reka nkubwiza ukuri umugabo hari ikintu kimwe aharanira mu buzima bwe ni ikintu bita icyubahiro cye umugabo wakoze ku cyubahiro cye ndakubwiza ukuri naho waba wigira marayika w'umucyo ntago warwubaka wa muntu ukora ibyo bintu reka nkukangure niba hari aho biba ukumva ko ibyo bintu ari kugomba kubikora warushenye nibabe bagushakira itike ejo uzagaruka ariko buriya hari ikintu kimwe njya nemera nibashaka bantera amabuye nta buriya umuhungu ikintu utamwemereye ntago ndetse yagufata ku ngufu icyo mvuga rero yuko ntinda kuri pasiteri n'umukobwa umukobwa ndamunenga iki kintu nuko yarambagizanyije n'umusore ntashake kumumenya kuko uriya mukobwa ntiyageze ashaka kumenya ubuhamya bw'uriya musore iyo ajya gucukumbura gushaka kumenya ubuhamya bwe yari kumenya ko afite undi mugore aho niho nenga umukobwa ikindi nenga rero na pasiteri si shyashya pasiteri ni gute amara imyaka 2 nk'umukristo uba mu rusengero rwe ataza hataha ataza imico ye ataza imbuto yera n'imyifato reka nangire ngusuza kandi ngushimire kuko wahisemo Isezerano TV by'agaciro gakomeye cyane kubugarutse kuba natwe umwanya nk'uyu nguyu kuri kamera mwabonye rero turi kumwe na mama Happy twishimiye kuba nawe mama Happy murakoze cyane nanjye nishimiye kubana nawe amakuru y'iminsi amahoro ndabona kwa muganga bataraguhamagara hari ntago baramamagara randevu yanjye yararenze bambwiye ko bagize ikibazo ngo cya salle d'opération barimo kuvugurura nta hantu bafite baryamisha abarwayi b'imbago ubwo rero turacyategereje ubu ntago uzi igihe bazakubagira oya nta randevu yindi baduhaye batubwiye ko tugomba gutegereza nyine bakazadutumaho bavuze ko bashobora kuduha randevu ugasanga n'ubundi bihuje nuko batarasoza inyubako ariko bavuze ko nibamara gusoza inyubako ariko bazagenda bahamagara abantu babasubiza ku marandevu bari bafite yego reka udusengere ubundi twinjiye mu kiganiro cyacu yego Mwami Yesu turagushimiye tuguhaye icyubahiro kuko warinze ubugingo bwacu iminsi yose yatambutse wabanye natwe icyubahiro n'ikibi cyawe aka kanya turakwinjiza kugira ngo uzubane natwe
imbaraga zawe zitugote, igitinyiro cy'amaraso yawe kidutwikire. Dusengeye uyu mwanya tugiye kujyamo ari abadukurikiranye mu izina rya Yesu, turasenze kugira ngo ubagirire neza, uhaze kwifuza kw'imitima yabo, kandi iki kiganiro kibafashe kigira aho kibakura, kigire naho kibageza. Turasenze rero kugira ngo uburinzi bwawe bube ari bwo butubaho, ntaba ari twebwe ahubwo imbabazi zawe zibe arizo zitugaragaraho. Urakoze, ndagushimiye rero, icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Reka uyu munsi tuganire ku muryango. Umuryango, iyo bavuga umuryango ngo harimo abana, harimo ababyeyi. Umuryango muri iyi minsi ubona bimeze bite? Se bihagaze neza? Ubwo impamvu bivuga turi kubona za divorce biba bisakuza cyane aho ngaho. Iyo ubibona gute muri iyi minsi? Ngo umeze neza muri rusange, kuko ubaye umeze neza divorce zarazikaze. Impamvu rero za divorce zihari ni zigaragara yuko nyine umuryango udahagaze neza, ntabwo bimeze neza muri make. Kandi cyane yuko niba wibuka ikiganiro cy'ubushize twakoze, Imana intuma ku bintu by'abantu bubatse ingo, nuko yabonaga ko birimo gusakuza cyangwa birimo gufata izindi ntera. Kandi na nyuma yaho y'iriya message nagiye numva amakuru atandukanye y'ingo zitameze neza, muri make ntibimeze neza. Ntabwo bimeze neza pe. Ubona biterwa n'iki muri iki gihe? Biterwa n'ibintu byinshi. Biterwa n'ibintu byinshi. Ni nkanjye ubivuze, ariko mbivuze nkanjye, ntabwo mbivuze wenda nk'uko abandi babyumva cyangwa uko babibona. Genda vuga mvuga uko mbibona. Genda mvuga nkanjye ubundi. Mvuga nkanjye jewe nka Mama Happy, uko mba mbona ibintu nuko mba mbyumva. Uko mbona rero ibi bintu kibitera, icya mbere ntabwo twirengagije yuko na Satani ari umwanzi w'amahoro. Nawe ntabwo aba yoroheye ingo. Cyane uko tuzi neza yuko mu bintu bya mbere Satani arwanya n'ingo. Kuko azi neza ko iyo umuryango wubakitse neza ntabwo abona hamenera kugira ngo agabe ibitero ku bantu. Rero Satani akora uko ashoboye kugira ngo asenye imiryango, kugira ngo abone aho yinjirira agabe ibitero bye. Rero navuga ngo ifatiro rya mbere ni Satani. Ariko wajya kureba ugasanga hari n'utundi tuntu duto duto tugenda dusenya ingo mu bintu bitari ngombwa, niko nabivuga. Mu bitari ngombwa, ariko ukabona urugo rurasenyutse bitari ngombwa. Nk'ubu hari abantu ushobora gusanga bari mu divorce kubera kudahuza mu muryango. Iyo habayemo kudahuza, burya biba byabaye ibindi bibazo. Ubwo burya nabwo ntago abantu bakubakana badahuza. Icyo ni kimwe gisenya ingo. Ikindi gituma ingo zirimo gusenyuka, mvuga ko hariho kuvuga ko abantu batakiri mu muco neza. Ntago bakiri mu muco neza. Icyo ni ikindi. Icya kabiri, ntago bari no mu gakiza neza. Ibyo byose rero iyo bigeze ku bantu ntago bakubaka neza. Reka tugaruke kuri iki cya kabiri cy'umuco wari uvuze. Ubwo nituvuga umuco turarebamo n'uburere. Yego. Ese uburyo abana barimo barerwa muri iyi minsi, hari icyizere ko ingo zizaba nzima mu minsi iri imbere? Aho bimeze bite? Ko naho usanga abantu bafite impungenge ku burere n'uburezi ku burere bwo mu muryango muri iki gihe. Ubona rero, ubona ibi bintu by'uburere bitasa neza nabyo, ntabwo bimeze neza. Ahubwo sinzi niba ibi bintu abantu babizi. Ariko n'uburere ntabwo buhagaze neza. Iyo mvuze ko uburere budahagaze neza, ni ukuvuga ngo abana niba babyirutse batagifite za kirazira, ntabwo bahuza ngo bubake urugo. Yego. Reka dusubire inyuma gatoya. Ntabwo ndi uwa kera cyane, kandi nanone sindi n'uwa vuba. Jewe ntekereza ko twebwe mu gihe cyacu twajyaga twigishwa za kirazira, bakatuganiriza, ukajya kubaka urugo uzi urugo icyo ari cyo. Ukajya kubaka urugo uzi ibyo uzahura nabyo, uzi ibyo ugomba kwihanganira n'ibyo udashobora kwihanganira. Sibyo? Cyane ko kera bari bafite ijambo rivuga ngo niko zubakwa, ariko ntago nemera kuvuga ngo niko zubakwa ko wakubakira ku mipanga n'ubuhiri ngo niko ariko zubakwa. Ntago ibyo bishoboka. Ariko gusa noneho usanga nibyo bitaraza, nibyo bintu by'ubwicanyi, wenda ibyo biba ari indengakamere. Usanga n'ubundi n'ingo zitarimwe n'iyo mipanga zitameze neza. Kubera iki rero? Kubera yuko naje kwitegereza nsanga aba bana turimo no gushyingira muri iki kinyejana cya none aha, ntago baba bazi za kirazira.
nta ndangagaciro bazi z'umuco w'uko bagomba kwitwara mu rugo. Noneho rero nkavuga ngo iyo habayeho kutamenya guhuza no kutamenya kwihangana ntago kubaka urugo wabishobora. Ubundi bajya bavuga ngo urugo ni ishuri, gihe najyaga mbabwira urugo ntago ari ishuri. Ishuri ryigira iwanyu ry'ubuzima, ariko iyo ugiye mu rugo biba ari paradizo. Ariko aho nemera ko ishuri ari urugo nuko ugenda wiga uko bwije uko bukeye uko ugomba kwitwara muri urwo rugo, n'uburyo ugenda woroganiza ibyo mu rugo rwawe. Icyambere urura rugo urugeramo ari wowe n'umugabo muri babiri mwenyene, nyuma yaho mukaza kubyara bari abana. Aho mvuga rero yuko urugo ari ishuri rirerire. Noneho iyo mumaze kubyara bari abana nabo baba bakeneye amashuri yanyu no kubaba hafi no kubigisha. Rero bari abana nabo iyo batigishijwe bakura batazi izandangagaciro za kirazira navugaga. Noneho iyo agiye kubaka urugo rwe nabwo nawe biramugora, kandi ugasanga ntago wamurenganya kubera ko ntago yabonye habikura. Rero mbona jewe ikintu navuga, ntago abantu barimo kwita ku kintu bita umuco. Ese buriya nidukizwa tukajya mu rusengero tukuzura umwuka wera, nta muco dufite tuzaba tumeze neza buriya? Nta ndangagaciro dufite bizaba ari byo? Jewe numva ko ntabwo twaje mu rusengero ngo dute umuco, twaje mu rusengero kugira ngo umuco wuzuzanye n'agakiza, nibwo tuzaba twuzuye neza. Rero nkavuga ngo niba umuco utakaye ntago urugo ingo zamera neza. Ahubwo njye nibaza ko nejyaga numva ngo leta yashyizeho akagoroba k'ababyeyi gakora iki? Ahubwo se karacyabaho buriya? Aho ubuyenda covid yaragashenye, ariko sitaragasenya kakoraga iki? Ko nta musaruro wako nabonye, nta kintu mbona kakoze. Ubundi kubwa wakifuze ko kagatanze uhe musaruro? Kagatanze umusaruro umeze gutya, abana bakigiramo. Kwanza nubwo bavuga ngo nakagoroba k'ababyeyi bagashyizeho nakaba papa, gihe niko ntabyumva nako bazagashyireho, kubera ko uzima mvuze ibi bintu sevo. No kuvuga ngo ubundi urugo rugizwe n'abantu babiri, umugore n'umugabo. Kandi umukobwa nubwo mwihata ku bakobwa cyane mukabashyiraho komenti mukavuga ngo ntibigishijwe, hari n'igihe usanga n'umuhungu nawe atarigishijwe. None se umuhungu niwe wubaka urugo, umugore niwe wubaka urugo gusa, abafite uwo bagiye kurwubakana. Ni ukuvuga rero ngo iyo dusubiye mu muco tukaba tuvuye mu gakizaho gatoya, tugiye mu muco ni ukuvuga ngo umukobwa niba yarigishijwe kirazira zo guca bugufi, kugandukira umugabo no kumwubaha no kumuha icyubahiro cye, n'umuhungu aba yarigishijwe indangagaciro z'uburyo atwara umugore n'uburyo amwubahamo n'uburyo mufata. Ni ukuvuga ngo urugo n'ukubahana. Urumva icyo ndimo kuvuga? Ibyo bintu rero bitabonetse ngo umugabo amenye neza ko umugore bamufata neza, umugore ari umuntu wo kwitabwaho, wo kugira igihe ahabwa umwanya we. Urumva akagenda atabiza kumva ko azayagenda agataha bujya gucya nkuko yabikoraga ari umusiribateri, ntabwo urwo rugo rwarama. Rero niyo mpamvu mvuga ngo hazabeho n'akagoroba k'abapapa bigisha abahungu n'abamama bigisha abakobwa, kubera ko ntabwo ntekereza neza ko ako kagoroba k'ababyeyi numvaga bahindiramo birukankamo. Iyo kagira umusaruro ntabwo tuba turi mu ngaruka zo kubona abana bari muri divorce cyangwa ingo zirimo gusenyuka. Bakabaye babibigisha biriya bintu rero bihaye bya boredesha by'abakobwa bajya kurongorwa, biriya bintu baba bigisha ni kuri finale. Ese uriya mwana wabimwigisha afite stress, ari mu bintu byo gutekereza ibishyingirwa n'ibindi bintu byo gutegura ubukwe, ukamwigisha biriya bintu akabifata? Ntago yabifata. Biba bisaba kuba waramuteguye mbere yaho. Ntago biriya bintu bifite umumaro na gato. Giye niko mbyumva, giye nka mama happy, ntago umukobwa yabifata ngo abigenda. Ikindi cya kabiri wagerageje kubifata nabwo, ingo burya ingo ni ubudasa. Reka nkubwire buryo ngo ari ubudasa. Giye uko nubatse ntago ariko wubatse, harugo rusa n'urundi, harugo rusa n'urundi. Ni ukuvuga rero ngo ubundi urugo, amabwiriza y'urugo na za kirazira z'urugo uba ugomba kuba warazihawe na mama wawe na nyogosenge. Sibyo? Abatabafite rero kubera ko twagiye tujya mu bihe bitandukanye byo kuba abana benshi ari imfubyi badafite iyo miryango ibaba hafi, ubwo bugoroba bw'ababyeyi bukaba ari cyo bumara. Urimo kunyumva? Ubwo bugoroba bw'ababyeyi bukaba ari cyo bumara kugira ngo babana badafite imiryango nabo bagire gute babona abantu babigisha bakabagira inama bakababa hafi, ntibagaragare ko bari bonyine. Ariko ubundi burya urugo umuntu arukomora ku mubyeyi we. Umukobwa arukomora kuri mama, umuhungu akarukomora kuri papa. Urimo kunyumva? Niba rero papa na mama barwana, ntago jewe nzagira urugo rwiza, kuko nakuze mbona papa na mama barwana.
umuhungu azumva ko kuyobora urugo ari ugukubita kuko yabonye papa wakubita. Umugore niba ataha igicuku cyangwa akaba tubaha umugabo, umukobwa ariko azabikora kubera ko yabonye papa, mama nikabikora. Ariko nibi bintu bihindutse mu miryango, abakobwa bagahugurwa n'abasore bagahugurwa, abana babyara bazaba beza. Mvuga rero yuko aba bana bazize yuko bavukira mu miryango yataye umuco. Ntago ntinya kubivuga. Ntibantera amabuye nibisuzuma bagasanga bagifite umuco, bashyiraho comment. Turabasabye bajye muri comment hasi batubwira ati ibintu mwavuze mwatubeshye ntago ari byo. Jewe mbona impamvu izingo zirimo gusenyuka nuko imiryango yizi ngo zisenyuka yakomotse mu miryango yataye umuco. Nta kirazira zigihari. Yego, reka turebe kuri izo kirazira ku burere noneho cyane cyane wigeze kwitsa ku bana b'abakobwa. Kuko reka mvuga ngo nibo bagaragara cyane. Bubona ubwo burere nta barimo bahabwa budafite ingaruka cyangwa se batarimo babona budafite ingaruka kuri societe uretse no mu ngo zabo. Birahari cyane kubera ko nk'ubu ngubu hari abantu benshi bajya bampamagara bakambwira ati se ivuga butumwa mukora nivuga butumwa ryo kujya hariya mukavuga gusa ati kivuga butumwa tubizi ko rihera mu ngo. Ni gute muvuga ivuga butumwa ridahereye mu ngo? Ntese gute? Ati nta kuntu mwaba muvuga ko muri abakozi b'Imana tubona abana bangirika kandi turi ababyeyi tubibona twebwe buri munsi. Bangirika gute? Arangije ndamubaza se bangirika gute? Ati nk'aba bana b'abakobwa bari kuri za social media usanga kenshi babaho ari atunzwe no kumva ko agomba kujya asaba abagabo amafaranga. Ese aba bana banyu b'abakobwa bari kuri za social media cyangwa bagenzi banyu basaba amafaranga akumva ko niba asabye amafaranga agomba kuyahabwa cyangwa niba ariko kazi ke yarabigize umwuga azubaka urugo rwiza? Noneho buke ndangije inyuma ndamubwira ntariko ubwo nimwe muba mwabibateye. Je numvaga ko ashaka kubinyuza mu nzira z'uburaya niko nabyumvaga. Arambwira ati ntago ariko bimeze. Ati kuko umuntu wabimbwiraga n'umupapa wiyubashye, ariko kuba ari umupapa ukuze wenda ntago bisobanura ko ari cyo cyatuma atabikora, ariko namonaga mu bunyangamugayo ko n'umuntu tuziranye. Arambwira ati je iyo ndi kuri za social media ndeba ukuntu abana b'abakobwa baba baraho akagira gutya akakwandikira mukavugana kugira ngo kuvugana bisanzwe byo kuri social media bikarangira agiye akubwira ngo banyirukanye mu nzu wamfashe ukampa amafaranga. Ati hari n'undi nawe wambwiye ati nanjye ibyo bintu ndabizi bireze, atari wambwiye ngo akeneye amafaranga 300 ngo iyo yivoje kwa muganga, ati musabye impapuro arambwira ngo n'umuntu wayishyuye arashaka kwishyura we yishyuye, mbese ibintu nk'ibyo bitandukanye. Noneho ndangije aravuga ati ibyo nibyo tubasha kukunyuriramo, ibindi byo ni byinshi cyane, ariko twagira ngo tuguha amakuru yuko niba muri abavuga butumwa uko mu rusyo koma n'ingasire mubanze murebe ko ivuga butumwa riri no mu ngo zanyu. Urimo kumva? Rero naje kubikorera ubushakashatsi ngo ndebe ko ibyo bintu ari byo koko. Ngenda mbwirwa n'abantu benshi pe batandukanye. Ndavuga saba abana bigize Rwanda Revenue kuri social media basoresha yakubaka urugo rukavamo urugo rwiza. Ese uyu mukobwa yaba mama mwiza? Sanga ntago bishoboka. Ese uyu muhungu we nawe uri kuri social media wamenyereye gusora, wenda tubivuge gutyo, ntago burya wasora kabiri nawe utari bugira icyo ubaza. Nicyo narigiye kwibaza. Ubundi cyo umuntu wemeye kuguha ayo mafaranga birangirira aho ngaho? Ntago bishoboka. Niba we agize agusabye ayo mafaranga, ejo bizakurura zangeso twavugaga. Bizakurura zangeso zo kujya mu mico itari myiza. Noneho nukuvuga ngo jewe niba nyagusabye reka dusupoze ko aba bana b'abakobwa wenda nta n'ikindi baba bagamije kuyasaba ari uko bayashaka. Sibyo? Wenda nta bindi bintu. Ariko se uyamuhawe ubwo wayashaka wenda utaragera aho ngaho. Ubwo yaba yakeneye koko akayasaba umuhisi n'umugenzi. Buri wese uhita wumva ko ari ikibazo. Noneho ukabona ko tunareke ko niyo yaba atari muri izo ngeso zo kuba ari umugambi wo kwicuruza. Tunavuge yuko atari n'umuco mwiza. Nizo zakirazira twavugaga. Ntago ari umuco nyarwanda. Kuko kugenda usaba ni umuco mubi. Kuko busaba ntago ubazi. Yego. Ni umuco mubi kandi usibye no kubutabazi nabuzi gusaba ntago ari byiza.
icyo ni kimwe. Icya kabiri noneho ni ukuvuga ngo niba wa wundi yemeye kuyaguha ntago azayaguha kabiri utamwishyuye azagira ibyo kubaza. Nagira ibyo kubaza uzasanga winjiye muri rya soko ry'uburaya. Noneho rero ukibaza aba bantu binjiye muri iri soko, uwo muntu azaba umumama mwiza bigenze gute? Ese uwo muhungu we azaba umupapa mwiza bigenze gute? Wajya kwitegereza ugasanga nta mupapa mwiza uzamuvamo, nta mumama mwiza uzamuvamo. Aho rero niho ndimo kubona yuko ingo zirimo kugenda zigira gute, n'uburere burimo kugenda gute budindira. Niyo mpamvu navuze ngo niyo mpamvu twebwe iyo tubwiriza ntago tubwiriza abantu bo mu nsengero gusa. Hano tuba turi ku isi yose, tubwira abantu bose, abakeneye kubyumva byabagirira umumaro bakabyumva, udakeneye kubyumva akabita aho ngaho akigendera, ariko twe tubwira isi yose. Kandi jewe mvuga neza ko n'iki kintu bajye bacyumva. Jewe iyo mbwiriza ndi kuri iyi kamera ntago mba mbwiriza abantu bo mu nsengero, mbwiriza abantu bose batandukanye. Ni byiza rero yuko mvuga ngo agakiza twakagombye kuba tukarimo turi no mu muco. Niba umuco waratakaye aba bana bagenda basabiriza kuri za social media, n'aba bandi bagenda babishyurira kuri za social media, ni ukuvuga ngo twabaye abanyamahanga byararangiye. Nta muco uturanga dufite, nta ndangagaciro dufite za kirazira, turaho ngaho gusa, nta bintu bitugenga, nta bintu tuziririza. Kandi burya negeze kumva abanyarwanda baca umugani ngo umuryango ujya gucika wote izuba riva. Ngo wote izuba riva. Niba rero ibi bintu byatangiye kugenda bigaragara gutya tukabirebera tugaceceka, biragaragara ngo nta muryango nyarwanda uhari, uruhu uragenda ucika. Niyo mpamvu rero ibi bintu mvuga ngo ntago twari dukwiye kureka tukabirebera gutya, ahubwo twakabaye tubikumira hakiri kare. Kuko impamvu ibi bintu nyine nk'uko bivuga, imiryango ntago yaba myiza idafite uburere. Kandi kuba idafite uburere, impamvu ndimo kuvuga gutya, reka jewe ntunga urutoki aba bantu. Nibashaka bantera amabuye, gihe navuze ko igihe cyose niteguye kuba nazira ukuri nka wa mugabo. Ukuri jewe ntago nzaguceceka. Ibi bintu birakomoka ku bantu twitwa ababyeyi, nta handi birimo guturuka. Niba ababyeyi twebwe, niba jewe mama Happy, mama wanjye atarigeze anyitaho ngo anyigishe za kirazira, antoza umuco, nzajya kubaka urugo sinzarutindamo. Urimo kunyumva? Ababyeyi nitwe soko y'ibi bintu. Niba abamama bacu bataregeze baduhagararaho ngo baha agaciro abo turi bo, ntago twagira ingo nziza, ntago twagizagira iherezo ryiza. Ibi ni ababyeyi. N'ababyeyi nibo ndimo gutunga urutoki, yewe nibo batarimo kubaka umuco nyarwanda, nibo batarimo kubaka umuryango nyarwanda mwiza. Kuko niba umumama umumama mwiza kubera yabikomoye kuri mama we, ntekereza yuko abamama bakabaye bakangukira iki kintu cyo gutoza abana babo kuzaba abamama beza. Jewe kuba mama narabiharaniye kuzaba mama mwiza, kugira ngo nzagira abana kuba ndi mama binteye ishema, kumva ko mfite abana banyita mama. Rero narabiharaniye ndabibungabunga kugeza igihe mbereye mama koko. Niyo mpamvu rero n'aba bana b'abakobwa tubyara dufite twakabaye tubabungabunga kubategura kuzaba mama beza bejo. Niba rero bidahari nta muryango dufite. Aba bihuriye n'aba bana b'abakobwa tuye twumva ngo biyita ba Slay Queen. None se umwana utarigishijwe za kirezira ni gute atajya kuba Slay Queen? Ubundi ikirazira mvuga nizo kuba umwari w'u Rwanda. Umwari w'u Rwanda rero agomba kuba umwari kugeza agiye mu rugo rwe. Hari n'ibindi bintu ntajya nshyigikira Ivo. Ibi bintu by'abakobwa nabo bagiriwe amahirwe bakabona ababakunda, ugasanga barasabwe ngo bagiye gutanga za avance. Ejo ugasanga umukobwa agiye ari umugore atakiri umukobwa. Twebwe rero kubera ko twegeze tunyura mu matorero y'umuco tukiri abana, ndabyibuka tukiri Tanzania twabaga mu matorero, twari dufite abantu babyirutse bakuze basobanukiwe, bajyaga baza kutwigisha iby'umuco, abasore bagahamiriza, abakobwa bakabyina, tukahigira ibintu by'umuco tugataha. Twabaga mu matorero y'umuco urubyiruko, ni ukuvuga ngo ibyo byari ihame, byari bizwe. Tugeze ahangaha niho nabonye byasinziriye bitongeye gukora. Ariko icyo nari nshatse kubivugaho, nari nshatse kuvuga iki kintu,
nishatse kuvuga yuko twebwe tuba twarateguwe yuko umwari agomba kuba umwari kugeza ageze mu rugo rwe. Tugeze n'ahangaha ubwo twahigiraga ibintu byinshi twari twarigishijwe bisobanura ngo umukobwa niba agiye gushyingirwa agiye ari umwari, niba agiye ni umugeni agiye gutinyishwa, azagira igihe cyo kuva mu bugeni aze gutwikururwa ajya habona. Noneho rero batubwiraga yuko impamvu buriya ngo umugeni atwikururwa igihe cyaraciyeho nuko nta mukobwa utwikururwa, hatwikururwa umugore. None se ngeze mu Rwanda ndibaza ko mbona abashingira abo nimugoroba bakabatwikurura bakiri abakobwa, ni gute batwikurura, ni gute umuco nyarwanda warangiye ku buryo basigaye batwikurura abakobwa. Iki kintu cyanteye ikibazo nkakomeza nkakibazaho, bugebaza kumugaterwa buriya benshi baba bagiye ari abagore. Urimo kunyumva? Yewe ntago mbibwira imiryango gusa, ndabibwira na leta, kuko na leta nigarureho igicumbi cy'umuco, abantu bige za kirazira. Ariko none si kirazira ko muhora numva bazigisha buri munsi, bazitubwira bakazivuga gusa batatorana komite zazigisha, zizigishwa nande? Gembajije leta n'inzuzi. Urimo uratabaza leta no oya ntago nyitabaza, gende iwo ndabibaza ibibazo. Irimo iratwigisha buri munsi kutubwira ngo ni twige za kirazira, tugendere muri kirazira, dusubire ku muco nyarwanda. Noneho nta komite twabonye yegeze itora yo kwigisha wa muco nyarwanda. None se bazazigishwa nande? Ngendeho ndababaza. Bazazigishwa, barabivuga hariya bakabirekera hariya, ariko ntibijye mu bikorwa ngo tubone komite yatowe ngo bavuga ati ni muze hari abantu batowe bahagarariye umuco baze bigisha iby'umuco. Ariko hari itorero ry'igihugu ko ritakoraze rikorera mu rwiherero ruhantu hatagaragara. Cyo tubona abantu babajyanye se mu matorero nyine kujya kubahugura, cyangwa hari ibyo batabigisha? Ntekereza ko bidakorwa. Niko sinarijyamo kuko narenze n'urubyiruko, ntago najyayo jewe, ariko ntekereza ko bibaye bihari baba bana b'abakobwa. Mu matorero kenshi twigishwamo gukunda igihugu. None se niba ni byiza, turanabikunze cyane, kuko ni igihugu cyacu tugomba kugisigasira tukagikunda, tukanacyitaho tukanakitangira. Ariko se kuki tutigishwa izo za kirazira zindi zo mu muryango muri societe aho dutuye? Kuki zitabamo? Je nicyo naho mpagaze. Noneho bakanayigisha izo za kirazira bakazigira nk'ihame. Hari ikintu nakunze, ubundi Bibiliya ntekereza iryo jambo mbahari ko riba mu Barewi, niba ari Abarewi 18 rivuga ngo umuntu ntakwiye gushakana n'uwo bafitanye isano. Nta n'umuntu ugomba gushaka umuntu wo mu muryango we bafitanye amaraso cyangwa hafi aho ngaho. Urimo kunyumva? Nkunda rero iri tegeko leta yashyizeho yo kuvuga ngo abanyarwanda kirazira ko nta muntu ushakana n'undi bahuje isano. Kugera ku gisano cya karindwi. Aha. Iki kintu ni kiza cyane, naragikunze. Ariko urabona ko cyubahirijwe, nta wabirengaho. None se bashyizeho nayo mategeko yandi nkayo ngayo turimo kuganiraho, twarimo kuvugaho nayo bakayishyiraho tukabimenya. Niba batwikurura abakobwa turi mu muco nyarwanda, wenda tuvuga ko ibyo leta atariyo yajya kubitangaho itegeko, ariko wa muco se babahagarariye wa muco twavugaga, kuki batigisha uwo muco bakavuga bati kirazira kikaziririzwa? Ntaho byabaye gutwikurura umukobwa. Ni gute abantu bihandagaza bagatwikurura umukobwa? Tuzajye kubaza muri ministeri y'umuco. Oya bagomba kubitusubiza. Ni ministeri ishinzwe umuco, ahubwo bamura ikingira ngo ni nawe ukuriye umuco. Niyo munyamahanga leta ushinzwe umuco. Giye muzamumpe ngira ibyo mubaza. Giye muzampuze nawe ngira ibyo mwibariza. Kuko jewe ntekereza ko ntabwo gukizwa bizirukana umuco nyarwanda. Kuko niba umuco nyarwanda utubahirijwe, niyo mpamvu imiryango tutazayitera amabuye, kuko ntabwo babyigishijwe, ntabwo babizi. None se urugero nk'ubu wenda twebwe utwo ntuzi nanjye kubera negeze kuba mu itorero, sibyo? Bakatubwira ko utwo tuntu ari kirazira ntawe utwikurura umukobwa. Ngenda ntunotayo ndadukurana ubu ndatuzi. Naba ngaba rero babyiruka akakanya bakabaye bafite utwo bazi. None se niba bataratwigishijwe ni gute uwo muco wazakuririzwa cyangwa uwo muco bakabumenya? Abana b'abakobwa giye mbona hanini barabarenganya ababyeyi babo, niwo kibazo.
ikibazo n'ababyeyi ntabwo bahagaze mu nshingano neza. Ntabwo niba wenda muri leta batarabahashije kubahiriza icyo kintu cyo gushyiraho uwo muco ngo babishyiremo umurego cyane babikaze, ababyeyi nibishyiriraho ingamba mu miryango yabo. Bashyiraho izo ngamba, bigisha abana za kirazira ko kizira nyine. Kera abakobwa wenda ko bitari byiza, ntago nabivuga ko byari byiza. Umukobwa ngo wagiraga gutya babyitaga kera ngo ni binyendaro, aka kanya ngo babyita ngo ninda zitateganyijwe. Ibyo binyendaro kera wabaga gitwite ngo baramurohaga ko yabaga yazanye iki ishyano ku musozi. Wenda ntago nabishyigikira kuroha muntu ko ari byiza, ariko nanone ntago ntekereza gushyigikira umukobwa kumva yuko agomba kuzajya mu rugo rwe yarabaye umugore ko ngo tubihe agaciro tubibyinirire. Oya ntago ari byo. Ntago ari byo, umwari n'umwari. Niyo mpamvu ubona rero bigenda bikururana za nyirabayazana. Reka ngutere story. Ejo bundi hari umuntu wansuye hano turaganira, tumaze kuganira mubaza ku bukwe bw'umuntu twari tuzi, aravuga ati bwarapfuye. Neze bwishwe n'iki? Ati bwarapfuye, ati nta makuru wamenye ntajwe. Hati ubukwe bwarapfuye nta bugihari, ati byararangiye. Biteho n'iki se? Ati nyine ati ngo umuhungu yabwiye se ko atagishatse uriya mukobwa ngo yasanze atuzuye. Yasanze atuzuye ni muganga ze. Ati ngo yasanze atuzuye, ati nyine ati hanyuma umuhungu nawe ajya kwa sebukwe w'umuhungu ajya kubabwira ko bagumana umukobwa wabo batakimushatse kubera ko atuzuye. Ntimpa makuru neza ntago ndimo kubyumva. Ati nyine umuhungu ngo yasabye Vance. Asabye Vance asanga umukobwa ntiyegeze ajya mu rubohero nk'abandi bakobwa. Amuwenga kuko ataciye imyeyo. Ati none warangije aragenda abwira se ati jye uriya mukobwa nasanze atuzuye ntago namushaka. Singiye kuzibabaza byiteka. Shatse umugore tuzabana iteka, niba mfite ikintu nabonye kitanshimishije singiye kuzabaho mu rugo rutishimye. Ise nawe ntago yegeza ko makomanga amubwira ati ibyo ni bya cyera cyangwa niki ntago tukibigendera ngo yahise yihuta vuba ni wabo w'umukobwa abwira mwana we ati ntago umukobwa wanyu tukimujyanye bitewe nuko umuhungu ngo yamenye katuzuye. None se mama Happy reka tugaruka mugane kuri ako kantu. Uyu munsi njya numva bitavugwaho kimwe. Hari abantu cyane cyane njya mbibona nyine muri za debats zibera kuri social media, ugasanga wavuga kuri iki kintu cyo kujya mu rubohero, ariko reka tubivuga no guca imyeyo. Yego. Ugasanga abantu ntago babyumva kimwe. Ugasanga hari ababirwanya ngo no guhohotera abana b'abakobwa. Ngo guteze. Ngo no kubahohotera kuko nyine ngo ntago ubwo sinzi icyo baba bashingiyeho. Ari ni leta ibivuga ze? Oya, n'abantu baba babiganiraho ku giti cyabo. Ariko ugasanga byakuruye impaka ndende. Bamwe bakabishyigikira abandi bakavuga ko atari byo. Ko ari ugutesha agaciro ahubwo abana b'abakobwa. Wabitanga iki gitekerezo mbega kuri wowe? Njyewe rero kuko urumva impamvu mbikubajije nuko urumva hari uwo byasenye reka ariko mbivuga. Ntago yarugezemo, ahubwo Imana ishimwe ko byapfuye atagezeyo. Kuko iyo agerayo urumva yari kugenda umugabo akamuharika cyangwa se akajya muca inyuma cyangwa se bakabaho batishimye n'ubundi bakazisanga muri divorce. Ibyiza rero Imana ishimwe ko badivorce. Gusa ikibi cyabayemo nuko iyo Vance yo kumenya nyine katuzuye ko yavuyemo n'umwana. Aho niho habaye ikibazo. Ariko byarangiza kandi n'ubukwe bugahagarara. Icyo nicyo kintu cyambabaje. Kurumva birababaje. Urumva ko bigenda bigira ingaruka. Rero usibye wenda no kuvuga ngo abo ngabo ngo baravuga ngo nuguhotera abana b'abakobwa, numvise no mu nsengero zimwe na zimwe batabishyigikiye ngo ibyo ngibyo ngo n'ubupagani. Ndetse bakavuga ngo ni nibishegu ngo nta muntu ukwiye kubivuga. Reka mbivugaho ko giye uko mbyumva. Navuze ko kuva kare kose giye mvuga nka mama Happy, ntago mvuga nk'abandi kandi sinanavuga nk'itorero runaka. Sinanavuga ni ibitekerezo byanjye giye mvuga uko mbyumva, kandi nkavuga cyane ko ibintu mvuga jewe biba bifite isano y'icyo mbisanishaho. Ibi bintu ndabisanisha nuko twasanze ari umuco. Twasanze tubitozwa, twabyirutse tubitozwa, tukura tubizi ko ari ibintu bigomba gukorwa tubizi. Urumva tumva ko neza ari umuco nyarwanda, ko niba uziririza umuco nyarwanda ukirinda ugasigasira za kirazira, niyo nayo twarayisigasiraga. Kuko cyane ko twabwirwaga ko bisenya ingo.
nta mwana w'umukobwa rero wabyirukaga icyo gihe yumva yifuza kuzasenya urugo, yumvaga ashaka kuzubaka akaba umumama mwiza nyine. Niyo mpamvu rero byabaye mu muco koko abakabikangurirwa bakabibigisha bakura babizi. Ab'iki gihe rero ntago babikanguriwe. Ikibazo nge mfite ntago babikanguriwe, ntabyo bazi, ndashaka gusubiza. Ntago babikanguriwe, ntago babizi. Noneho rero abo babikiraho comment bakavuga ngo ntago bikwiye, ngo nuguhotera abakobwa. Ntago nzi aho babikura, kuko jewe nzi ko ari umuco nyarwanda. Niba rero twavuze ngo turi mu muco nyarwanda, tugomba kuba mu muco nyarwanda nyirizina koko, nk'umuco koko. Kuri wowe umuco nta nicyo twaye. Ntacyo bintwaye, ahubwo jewe ni gute se jya ahubwo nabyara umwana nta simukangurira ibyo bintu. Ntako bibaho. Ngomba kubimwigisha gakura bizi, akazagenda bizi. Wenda nagenda niba musenda cyangwa bakahura n'ikindi kibazo cyo cy'amahirwe make yo kutubaka neza, hazahesenyerwe n'ibindi ariko badavuga bati nyina yabaye umwasama. Hoya ntago ugenda nakomera ko ibyo bisenyera umwana wanjye. Ntago nabyemera. Ni umuco nyarwanda nk'umuco nk'indi mico yose. None se niba bavuga bati umuco nyarwanda w'abanyarwandakazi no kwiyubaha, erega ni umuco nk'uko ari uturangwa abo turibo. Noneho urugero reka mvuge nk'uko twarimo kuvuga ngo ntawe utwikurura umukobwa. Niyo mpamvu ubona ko ibintu byabaye ibindi nyine twamaze kurenga za kirazira. Niyo basigaye batwikurura abakobwa, niyo mpamvu batayibigisha n'ibyo ngibyo ngo bakumva ko ari amahano, kubera ko ntacyo bibabwiye. Ahubwo wasanga ari nayo mpamvu rimwe na rimwe usanga n'izi ngo z'iki gihe zitarama, kuko batakiri muri za kirazira. Niba baravugaga ngo ntawe utwikurura umukobwa, bifite icyo byasobanuraga ku Banyarwanda. Niba bifite icyo byasobanuraga rero, niyo mpamvu iyo bamutwikurura agenda agasenya. Mbivuze nka mama Happy niko mbyumva. Niba rero koko harabagaho icyo ako kagoroba k'abakobwa bakajya n'abamama babo bakajya kubigisha iby'umuco nyarwanda, bakaba batabikibikora ngo nuguhohotera abana, ngo ni ibishegwa, abandi ngo ni ibipagani, ngo nukurenga umupaka. Ntago ari byo. Niba rero izo kirazira zihari, none se nkubaza ikibazo, niba bazumva yuko ari kubahohotera kandi ejo yagenda umwana we bikamusenyera, niho azishima? Kandi ko yari abo birimo gusenyera. Kenzi n'abantu bakuze birimo gusenyera, bari mu ngo, ariko ugasanga ni ikindi kibazo. Hari n'umuntu ugewe nzi w'umumama na w'umukobwa we byabayeho nk'uko nguko, ubukwe burapfa. Dore n'izi vanse z'abarega zizabakoraho, ko bagiye mbere bakajya kwerekana, kandi wa mugani bazi ko bafite ayo madefu. Ese bagabanyije nawe imivuduko? Ni ikindi kibazo nayo. Ni ukuri nazo bazigabanye ntago ari nziza. Ntago ari nziza, nta nubwo tuzishyigikiye. Ariko abakobwa ntago babyumva wenda, ariko se ijya no kwitanga wiyaminiye. Nawe igihe utiyaminiye uri mu biki? Wakwisigasiye ukishira kuzageza ugezeyo. Wenda ko Imana yagukoreye igitangaza ukabona urahagumye. Ntabyiteho. Ariko niba ubimubwiye mbere ukamukangurira mbere, ayiwe data we, ndakurahiye, kuko abyumva hanze, arabizi, arabisobanukiwe, azi ko bibaho. Noneho rero agize amahirwe ubimweretse mbere, ubwo se yabaki kujyanye hehe? Ni nayo mpamvu ubona hariho ingaruka zo kuba ngo umusore yakundanye n'umukobwa aramujugunya, umusore yakundanye n'umukobwa aramujugunya, umusore yakundanye n'umukobwa aramujugunya. Izi kasi duhura nazo. Aba mama duhamagara, nari mfite ubukwe bw'umwana wanjye none bwapfuye, yatanze avance baramurunguruka. Ese tujye tutinya kuba babwira? Nibakoma abana bagaruke ku muco. Bagaruke ku muco, naho ibyo ngibyo bavuga ngo nuguhohotera, ntabwo ari uguhohotera abana. Twese ni umuco twakuriyemo, turawuzi ko ari umuco nyarwanda. Ahubwo nabo ngo bavuga ngo nukubahohotera, nabo nabyo bazi nyine, niyo mpamvu abakobwa babo barimo gusenya. None se reka nkubwire, henze umumama wagiye gushaka nawe ibyo bintu ataregeza binyuramo. Umugabo arihangana nta kibazo yigeze agira. Ntabwo ari umuntu w'umukecuru cyane, ariko ni umuntu ukuze ugiye gushyingira bwa mbere. Umukobwa we rero nawe yaragenda ajya gutanga izo vanse nyine, baba baramurungurutse. Umuhungu aramubwira ati nabivuyemo, amuhisha impamvu. Umukobwa amwikubita imbere aramurira ati ko urukundo rwacu rwari rumeze neza, rwazize iki? Ikibazo cyabaye iki? Arabimuhisha. Kuri finali yarigiriye mu zindi gahunda, yaramaze gufata n'undi, nibwo yamubwiye impamvu icyo yamujijije. Umukobwa bukeye aza kubiganirira nyina, ati buriya ngo nicyo ariko nyina yahoraga afite amatsiko, ariko se niki kisho ubukwe bwawe byagenze gute? Mwumva nk'umubyeyi ubuhangayitse, uba ugomba kumenya ayo makuru koko. Ahora ahangayitse rero abaza amakuru kuri finali, umukobwa aza kumubwira icyabiteye. Nyina arasara,
ati ninde wakubwiye kujya kwiyerekana, ati utajya kwita hanze ntabwo aba yaramenye ayo makuru, undi wabaye ute uri umusazi uri gatiki. Ise asanga isoko ryaremye mu nzu ati zana iki gihe kibazo kira nyine araceceka nyine abigira ibanga. Umukobwa nyine mu bakobwa na base burya urabazi ni inshuti zabo za hafi cyane, abakobwa bakunda base. Haramubwira ati dati byagenze gutya. Ise ararakara abwira umugore ati niko ni we nyirabayazana w'ikibazo none urantukira n'umwana. Ese wumvaga niba jyewe narihanganiye ikibazo cyawe n'abakwe bawe bazihangana? Urumva ibyo bintu biva? Urumva si ibyo bintu bitarimo gusirikira mu ngo? None se bavuga ko bahohotera abana babo, none bikaba birimo kubasenyera. Ariko kubahohotera babigisha no kubahohotera bagenda bagasenya bakagaruka bakaza kubibisha baziko ikiza ni kihe? Nibadusubize. Bazadusubiza. Badusubiza bajya muri comment badusubiza. Izo ntambara nabonye zikururwa kenshi n'abantu bita abafeministe. Abona bameze abafeministe urabazi? Oya. Mbone navuga ngo ni itsinda ry'abantu baharanira ko umugabo n'umugore baringanira muri byose. Nuvuga ngo ntago yemera ko umugabo ari umutware mu rugoya. Babaho se? Ahubwo birantangaje kuba utabaza abo bantu. Ntago mbazivo nukuri ko Imana ntago ari kuyobageza. Bameze batese babahehe abafeministe ntago bazi. Oya. Ni igitangaza. Muri Rwanda se? Hano nabo batangiye kugaragara, batangiye kujya biyerekana, batangiye kujya bagaragara. Ibyo nyine gembizi hanze nyine. We na hano batangiye kujya bagaragara cyane, usanga basigaye bagaragara cyane. Wenda uretse ko hari ababitwara mu murongo utari wo, bigatuma wenda bishobora no kuvanga uko ukurikije uko bagenda babigusobanurira hari ibyo ushobora kumva, ariko hari n'ibyo imyitwarire bagenda bagaragaza ukavuga uti si imyitwarire nta ngaruka ifite ku muryango, kuko hari n'abadatinya kuvuga ngo abagabo ni umwanda. Urumva aho ngaho biba byatangiye kugira, si bose ariko harimo bamwe muri abo ngabo babitwara muri uwo mujyo. Mbega kwerekana ko umugabo nta kintu avuze, ntacyo avuze. Hanyuma yavuye iwabo ajya he? Kuki atagumye iwabo? Niba umugabo ntacyo avuze ku buzima bwe, kuko yavuye iwabo ajya he? Muri abo ngabo hari n'abatemera inkwano, akavuga ati inkwano ni iki? Mpfa kuba nagiye. Ujya kuko hari n'uwo yigeze gutanga ikiganiro avuga ko inkwano we yazanze, baje kumusaba inkwano arazanga, ku buryo ngo byanateje ikibazo mu muryango. Afata ngiye nta nkwano nagira, niba ashaka inkwano atanga iziki se ko ntari umugore ngiye kuba umugabo nanjye. Urumva nyine iyo umuntu yageze kuri stage yo kumva ko inkwano zitagize, urumva yatangiye kuva muri gusohoka muri wa muco twavugaga. Kuko yega inkwano si ikiguzi, ariko ni ikibaneza cy'umubyeyi ko ni nk'ishimwe ry'umubyeyi. Urumva hari icyo bisobanuye mu muco wacu, twe turacyabifite mu muco, ariko urumva baravuga ati inkwano no. Urumva dufite izo nuza. So naringize ngo urabazi wenda ngari bo tuza kubitwarira ariko ubwo ni utabazi. Ntago mbazi, ariko kubera ko numvise icyerekezo cyabo navuga ngo bibaye bimeze gutyo twaba twaratewe. Uzi impamvu twaba twaratewe se? Jewe nzi ko nubwo yego wenda tutagira uwo dushinja, buriya umunyarwanda niwe bivuze neza, aravuga ngo ababurana ari babiri umwe abayigiza nkana. Kuko burya nta bantu babiri baba ari abanyakuri bose mu rukiko cyangwa mu rubanza. Hari umwe ubayijijisha, hari n'uba ari umunyakuri. Rero ntago twatera amabuye ngo tuvuga ngo ingaruka z'urugo zituruka ku mugabo cyangwa se zituruka ku mugore. Muri bombi babiri harimo umwe uba ari nyirabayazana w'ikibazo, ko twagiye dusanga ko hari n'abagabo bahohoterwa nubwo n'abagore baba barimo guhohoterwa. Tubizi ko ari bo bifashe w'intera cyane, ariko twasanze ko hari n'abagabo bahohoterwa. Ubwo rero ntago tuba tuzi ngo nyirabayazana w'ikibazo ninde mu rugo, ariko bibaye ko habayeho iryo jambo, reka mvuga kuri abo bantu bameze gutyo abuvuze. Niba bumva ko umugabo ntacyo avuze, cyaba ari ikintu gikomeye cyane, kuko jewe nzi ko umugabo n'umutware w'urugo ni nako nawe Bibiliya ivuga. Sibyo? Umugabo n'umutware w'urugo. Ibyo Bibiliya byo ntago babyemera. Ibyo Bibiliya abo nta nubwo Bibiliya wayibabwira, ubwo turavuga abandi babasha kubyumva. Noneho tukaba tuzi neza ko umugabo agomba kugandukirwa n'umutware mu rugo rwe, agomba guhabwa icyubahiro cye nk'umugabo. Erega reka mbabwire, je ikintu nzakomeza kukivuga.
leta yaduhaye ubu buringanire kugira ngo turinganire mu miryango aho tuvuka no kuhabwa uburenganzira nk'abakobwa kuko tutari dufite ijambo ariko ntabwo twahawe uburenganzira bwo kumva ko mu rugo tutazaba abagore sibyo tugomba kuba abagore tukaganduka ndetse tukubaha abatware buriya reka nkubwiza ukuri umugabo hari ikintu kimwe aharanira mu buzima bwe ni ikintu bita icyubahiro cye umugabo wakoze ku cyubahiro cye ndakubwiza ukuri naho waba wigira marayika w'umucyo ntago warwubaka wakoze ku cyubahiro cy'umugabo ntago bishoboka icyubahiro cy'umugabo arakiumva nicyo kintu arinda mu buzima bwe akimanukana no muri serekeye ntago agisiga umusozi barajyana icyo gihe rero hagiyeje umuntu uza kugikoraho ngo arashaka kugitunga urutoki ntago ryarema ntago urwo rugo rwarama niyo mpamvu rero bumva yuko abagabo ntacyo bavuze n'ubundi abungabo ntago bazubaka aho uwo ntazirirwa nagerageza ntago byakunda oya hari no mwamwicara umugabo n'umugore kucyumva ko njye ari njye uri bujye guteka kucyo utagomba kujya guteka oya ariko buri muntu burya agira inshingano ze izo nshingano nta oya nuvanga inshingano zigomba kungana niba natetse ku manywa wowe teka ni mugoroba ibintu nawe menye urimo kunsaza ngira ngo ahari ntabwo ibyo bintu bibaho niba hari aho biba wa muntu ukora ibyo bintu reka nkukangure niba hari aho biba ukumva ko ibyo bintu ariko ugomba kubikora warushenye nibabe bagushakira itike ejo uzagaruka kuko n'umukobwa uzajya kurongorwa afite iyo myumvire azajyana itike ebyiri imujyanye n'izamugarura kuko ntabwo yatindayo reka tuharenga noneho twirebere iyo myitwarire yose y'abana nubwo twibanze ku bakobwa ariko ntabwo tuvuze ko no ku bahungu bitahari ariko reka turebe iyo myitwarire cyane cyane twakomeje kureba y'aba bakobwa bose kugeza no kuba feministe kuko n'ababivuga gutyo bakiri abakobwa batarazubaka nyine nibagera mu rugo rero cyangwa niba abandi njya numva bavuga ngo ntagikwe genda aja kuzabaza roki niba bari seriye uzambarize roki abari seriye hari n'ababa bashaka gutwika umugani wawe oya no gutwika ntago roki bira bintu yabikora roki ni umwana w'imfura ntago yakora ibyo bintu ntago yabikora tuze kureba iyo myitwarire ntago ariyo yaba irimo kugira ingaruka mu ngo z'iki gihe noneho akaba arizo za divorce turi kubona ibyo by'urankanguye ntago nari mbizi ariko niba bihari byo ni ikindi kibazo niyo mpamvu rero noneho ngarutse kuri cya kintu natangiranye nacyo ni tugaruke ku muco kuko niba nta muco uhari ntabwo abo bantu bazabura ni ukuvuga ngo umuryango wabayemo ibyigenge ibyo urumva atari ibyigenge ntibikorwaho leta ntibikoraho ababyeyi ntibabikoraho ibyo ni ibyigenge byadutse byazanye indi myitwarire itandukanye nuko tubizi niyo mpamvu rero tugomba kugaruka ku muco cyane kuko urumva byafashe indi ntera kuko nabo bahungu urumva niba bahari nabo ntitwatinya kubavugaho nubwo twagiye tuvuga ku bakobwa cyane ntabwo abakobwa babikora bonyine nese abakobwa bo batunga urutoki ngo ntibitwara neza nibirara nabo bahuye nabo bahungu ikindi nubwo nagiye mvuga ngo nabo bakobwa nibareke gutanga n'izo vanse nabo nibabareka kuzibasaba nabo bahungu barazibasabira iki ko bazi neza yuko ese ubundi umuhungu ujya gusaba vanse we ko abateganyirijwe ubukwe bavuga ngo igihe nikigera tuzagushyingira bazagushyingira gute uri umugabo ko washyigikiye nawe kuba umusore ugashyigikira icyo kinyabupfura n'izo ndangagaciro za kirazira bakazagushyingira uri umusore ushaka kubanza kujya kuba umugabo gute kuko urumva nabwo n'aba bakobwa babinyuramo nidukoma urusyo tujye dukoma n'ingasire n'abahungu baba baporovotse cyane nibo ba nyirabayazana ariko buriya hari ikintu kimwe njya nemera nibashaka bantera amabuye nta buriya umuhungu ikintu utamwemereye ntago ndetse yagufata ku ngufu agufashe ku ngufu amategeko yamuhana ndetse ngo akane wantwara iki ngo bishyizemo ngo barabanga niba kwanze nagenda ubwo ntiyari uwawe gute wajya gukora ibintu bibujijwe ngo kugira ngo bakunde bakujyane rero urabona n'abana bacu bakiriye uburozi buvuga ngo abakobwa ni benshi abahungu ni bake ntibazabona abagabo ntago bibaho Bibiliya yarambwiye ngo nta kigabo kitagira ikigore cyacyo ibyo se babikurahe ntago bibaho nibatuze abagabo barahari ndetse no mu bwinshi bazababona bareke kujya kwitanga ngo bigurisha biyandarika kuri abo basore anamurebera ubusa ntanamujyane ngo kubera ko ngo arasigasira kugira ngo atazamwanga mwihorera agende ntago yari uwawe
ntago ibi twabiceceka ibi bintu nibareka abantu babihagurukire babivugeho abana bongere bagaruke mu muco bagaruke mu muco ntago ibi bintu nitutavuga kuri uyu muco ngo abantu bongere bagaruke ku muco bongere basubire ku muco wacu imiryango izazima nizima n'abo bantu bavuga ngo abagabo ntacyo bavuze inkwano ntacyo zivuze n'ibyo bindi byindi ngo tugomba kuringanira nk'abo umugabo n'abagabo babiri mu rugo sibyo n'abagabo babiri mu rugo abagabo babiri mu rugo bakubaka urugo se nabihanga bibiri mu nkoni ntago bishoboka ni ukuvuga ngo urugo rwasenyutse nta n'uruhari ibyo rero niyo mpamvu ubona za divorce zaragwiriye hari abantu bakigendera kuri iyo mico niba wumva ko umupapa ashobora guhaguruka akajya kwa bamwana bakamubwira ati ubukwe bwapfuye kubera ko umukobwa wanyu yatujuje ibi n'ibi ni ukuvuga aracyagendera muri wa muco nyarwanda kandi ntekereza ko n'aba bahungu kenshi bajya kubasaba ayo mavanse bafite ibyo bashaka kureba none se ubwo ntumva ko yagiye akamushuka yarangiza agahita amwanga gusa urumva atari afite impamvu niba hari abantu rero bavuga ko uwo muco utakibaho abandi bakaba bawukuririza no kuvuga ngo turi mu byiciro bibiri abawemera n'abatawemera niba bimeze gutyo rero bizakora sirikwi ku miryango kuko nubundi abantu badahuje niba rero ari umuco bumva ufite umumaro niba bisubize ku muco niba ntawo bafite nibawukureho burundu tumenye ko wavuyeho n'abantu biyakire kuko byaravuyeho bamwe ntago basakuze kuko baba bazi ko bidahari babisubizaho cyangwa babivaneho uretse n'ibyo n'izo ngo zirimo zisenyuka tumaze iminsi tubona bamugane n'iziri zisenyuka zitarubakwa ku munota wa nyuma ejo bundi hari ubona umwishe ngo umuto ngo yagiye kuzana umugeni neza ngo aramubura asanga umukobwa yabivuyemo birabyubona ikibazo ari ikihe noneho bira bintu narabibonye nabonye ikibazo kiri ku mpande zombi jewe umusore ntacyo muvugaho ikibazo kiri ku mukobwa na pasiteri nubwo bagaragara ko ari bo bere uyu musore kuba ari umwere umusore we ni umupagane kumutera ntago mutindaho niyo mpamvu navuze ko namutindaho ntacyo kumuvugaho mfite jewe nkurikije uko nabibonye ntacyo kumuvugaho mfite yari mu nyungu ze agize amahirwe inyungu ze zigacamo yari kumva ahiriwe ariko Imana ishimwe ko yahabaye izo nyungu ze ntazigereho icyo mvuga rero yuko ntinda kuri pasiteri n'umukobwa umukobwa ndamunenga iki kintu nuko yarambagizanyije n'umusore ntashake kumumenya ntamuha igihe cyo kumenyana nawe ntashake kumenya ni muntu ki ntamenye imbuto ze ntamenye ubuhamya bwe ngo amenye umuntu bagiye kubana uwo ari we icyo nicyo nengaho umukobwa kubera yuko ntekereza ko n'umukobwa guhunga umunsi w'ubukwe yagize ubwoba yumva ishyano riramugwiririye sibyo ariko yakabaye biriya bintu yarabicukumbuye mbere biriya bintu abantu bavuga ngo kumenyana ngo ukabanza ukamenya umuntu nemera ko nta muntu umenya undi nta muntu umenya undi nkubwize ukuri iki kintu cyumve umuntu umumenya mwabanye kuko ngiye nshobora kuza nkakugiraho marayika w'umucyo imyaka yose kuko ntitubana tuzi amadega yanjye nawe ukanyigiraho intama y'Imana tukajya duhura nkakwereka ko ndi ingeso nziza nawe ukanyereka ko uri ingeso nziza tugatandukana ukabuza uti sheri wanjye ni umuntu mwiza cyane naratomboye ariko ari isega riryana niyo mpamvu nakubwiye ngo abantu bamenyana babanye ariko hari ikintu kimwe tureba kumenyana jewe mbyita kuvuga ngo kwitonda ukamenyana n'umuntu ni ibintu bibiri byonyine ugomba kubanza ukamenya imbuto yera nizihe yaba ari umurokore yaba atari umurokore kuko binabukubwiye ko giye ntabwiriza abarokore mbwiriza isi yose nabandi babanyumvireho batari n'abarokore si bomvuga ubanza umenye uwo muntu imbuto ze nizihe yera mbuto cyaho ngaho muri karitsiye wabo ubanza umenye uburyo ki afatwa muri karitsiye yaho atuye ubanza umenye imyitwarire ye n'ubuhamya afite ese abantu bamubona nka muntu ki kuko uyu munsi ashobora kuza yigiza umwana mwiza wenda ataha muri karitsiye akarara akubita inzugi z'abantu yasinze ababuza kuryama ibi nabyo ugomba kubimenya cyangwa se akaba ari n'umujura akaba igihe abandi baryamye yitwikira ijoro akajya kuba ibandi mu ijoro ibi byose uba ugomba kumenya umuntu ngiye kubana nawe
imbuto ze nizihe ubuhamya bwe nubuhe naho ibindi byose byo mu mitima biriya muvuga ngo abantu bakabanza bakamenya nangu kamwigaho nta muntu wiga ku wundi umutima w'umuntu ni mugari umuntu utabanye nawe ngo urarane nawe ntago uba wari wamumenya darana n'umuntu ukanguke wicura umusangaho mu gitondo nutaha umusangaho niho uzamenya umuntu ariko ibyo kuvuga ngo uzamenya umuntu atahiwe nawe ntago ibyo bivamo ntago bihura umutima w'umuntu ni mugari ntago wamenya umuntu ariko gihe nagira inama w'abantu kubanza kujya babareba imbuto bera ubuhamya bafite kuko uriya mukobwa ntiyageze ashaka kumenya ubuhamya bw'uriya musore iyo ajya gucukumbura gushaka kumenya ubuhamya bwe yari kumenya ko afite undi mugore aho niho nenga umukobwa ikindi nenga rero na pasiteri Sishyashya uti gute rero uyu mupasiteri we yivugiye ko uyu mukobwa yari amaze igihe kirekire mu rusengero afitemo n'inshingano yivugira ko uyu musore yari afite imyaka 2 mu rusengero babana ari umukristo we nkibaza pasiteri ni gute amara imyaka 2 nk'umukristo uba mu rusengero rwe ataza hataha atazi imico ye atazi imbuto yera n'imyifatire ye amase mama happy reka ngarukira mu pastor uretse nawe uyu munsi wa pastor bamenya abakristo babaho batahandi bangaye niyo mpamvu nyine n'abapasiteri nabo bataye inshingano tugomba kubanenga none si ibyo mbitinya kubivuga pasiteri utazaho umukristo wataha yataye inshingano nta nubwo ari umupasiteri azegure asubize uwamuhaye ibitabo gusa ibyo none revo hari ikintu kimwe tujya abantu batinya kuvuga giye bajye bareka ngembe babwire niba giyewe mama wanjye na papa wanjye aribo babyeyi banjye nzi bambyaye mu buryo bw'umubiri nkagera igihe nkatera intambwe nkakizwa nkaza mu rusengero rwawe ukanshumba nk'umushumba ukambera umubyeyi w'umwuka ukaba utazaho ntawe utazi ubuhamya bw'ibyo nirirwamo ubwo uri mushumba nyabaki ubwo se ushumbye mu biki shobora kuba muri karitsiye ndaramo nshobora kuba ndi indaya yicuruza mpinduranya abagabo uko bwije uko bukeye mu gitondo nkaza kuba protocole cyangwa nkaza kuba umudiyakoni ubwo si igihe utansura uri umushumba ngo umenye karitsiye ntuyemo uko bamvuga umenye imbuto nera muri karitsiye umenye imyitwarire yanjye muri karitsiye muri sosiyete uko mbanye n'abantu uri umushumba nyabake subiza uwaguhaye ibitabo nta kazi ufite abapasiteri bameze gutyo batanga ibitabo by'abandi uwabahaye ibitabo bamusubiza inshingano nta nshingano bafite uriya mupasiteri nubwo umugarukaho jewe mufiteho ikibazo giko ntago washumba umuntu imyaka 2 kereka yivugisha ukuri akavuga ati wenda n'amezi 2 nari ntaramugeraho kubera inshingano nyinshi aho ndabyumva imyaka 2 utazi umuntu uyoboye none se tuvuge niba uwo muhungu yarazanye rekomandasiyo y'irindi torero yaravuyemo sibyo iyo rekomandasiyo wenda ikaze muvuga neza we ntago wagombaga kugenzura ko ibyo bamuvuzaho ari byiza niba se ari wowe wabwirije akaba yarakijijwe ukamubatiza wagiye kubatiza umukirisitu tutazi ubuhamya bwe ndabazura mu pasiteri azareba iki kiganiro asubize cyangwa n'abantu babyumva badusubiza uko babyumva niba uriya musore yarazanye rekomandasiyo y'ahantu yabaga muri indi torero ritamubyaye ariko ryamubyaye rikanamurera akazana rekomandasiyo yaje hariya kwa pasiteri uriya pasiteri akayibona akayisoma akamwakira yagombaga nawe kumureba uburyo yera imbuto koko niba rekomandasiyo ijyanye n'ibyo bamuvugaho ko ari ukuri sibyo icyo kintu yagombaga kukireba ndavuga ko yaraje ari umwimukira icyo ni kimwe icya kabiri niba yaramubyaje agakiza akaba ari umukristo we yabyaje agakiza yagiye kumubatiza kuko nibasezerana umuntu utarabatijwe yagiye kumubatiza atazi imbuto yera ikibazo cy'aba pasiteri bose nibo mbaza batubwire ukuntu babyumva iby'uriya mupasiteri niyo mpamvu mvuga ngo nuriya mupasiteri Sishyashya ntago jewe namuvugira ngo mvuge ngo pasiteri rwose wararenganya cyangwa yabaye mukuri kutabasezeranya ariko ntago yegeze ahagarara mu nshingano ze neza nawe yego ntago twatinya kubivuga ni umukristo ariko kubera icyo ibintu batinya kubivuga pasiteri jewe niba atazi uko ndara reka n'iki kintu nyivuge pasiteri niba atazi uko ndara kuko niwe mubyeyi wa kabiri nabonye sibyo umubyeyi wa mbere ni mama na papa mu buryo bw'umubiri barandeze barantoza ndakura maze gukura nihitiramo numva ingomba kujya gukizwa kwa pasiteri pasiteri anyakira nk'umushumba wanjye ugomba kunyobora mu gakiza akanyigisha akangeza ku rwego rwiza rushimishije
ntibagiye kukwibutsa ko aba bashumba bazabazwa izi ntama bayoboye. Pasiteri utaruzi ibi bintu anyumve kandi nzi ko ntawe utabizi. Nta mupasiteri Imana izabaza abandi bantu batandukanye cyangwa ngo izamubaze abana be imubaze urugo, kuko Bibiliya iravuga ngo umuntu akizwa ku giti cye, umuntu najya mu ijuru ni ku giti cye. Mpande izavuga buri muntu azamuka, ariko azabazwa inshingano yahawe. Sibyo? Niba azabazwa inshingano yahawe rero, jewe ndimo mama happy ku muntu unyobora, ku mushumba wanshumbye, ku mushumba ugomba kunkurikirana, azambazwa. Niba jewe ndi mu rugo nkaba nibera mu rugo iwanjye atazi ibyo mbayemo, mu gitondo nkaza kampa inshingano mu rusengero, ntabwo ibyo bintu bibaho. Ntabwo ibyo bintu bibaho. Nibamenya abantu bayoboye bameze bate. Ese ubundi umukristo wawe niba utamukurikirana ashobora no gupfa ntubimenye. Yashyingurwa guteze? Azashyingurwa nande se? Cyakora wenda inkuru mbe nibiyoberana uzabyumva ko yapfuye. Ese pasiteri bakubajije ubuhamya bwo mukirisitu n'ukuntu yapfuye wavuga buhe? Wavuga ibyo ubona mu rusengero ko naje nambaye urukweto rurerure, ukaba ari byo usobanura n'ibyuzi, kuko niho wambonye. Ahandi ntabwo nzi. Niyo mpamvu rero giye ibyo ngibyo ntatinya kubivuga. Jewe n'umupasiteri utankurikirana ngo amenye ubuhamya bwanjye, amenye n'ingeso zanjye, amenye n'uburyo nitwara, amenye niba ndi umupagani cyangwa ndi umukirisitu, cyangwa amenye niba nkizwa mu rusengero cyangwa najya muri quartier nka Cibiro. Uyu mupasiteri akaba atabizi ibi bintu, akaba atanzi, nta nubwo namuha icya 10 cyanjye. Nabanyimuhera ikizi. Bise ntinya kubivuga. Icya 10 gihe umuntu kuko agize ati yikoreye imitwaro yawe. Pasiteri ubundi ikintu abereyeho ni ukunsengera jewe. Sibyo? Ni ukunsengera. None se twebwe tutari abapasiteri ko tugira ko dusengera abandi bantu tukikorera inshingano zabo n'imitwaro yabo. Kuko batuganye avuga ati basura n'umukozi w'Imana afite Imana yamugira icyo cyizere cyo kumuha ubwo bushobozi. Reka mwisunga mfashe muri urugendo rw'amasengesho. Jewe pasiteri Imana yarakunzanira kumpa ikunshyira mu biganza. Uzambazwa kumanywa na ninjoro, uzambazwa haba bwije, uzambazwa haba habona, uzambazwa kuko Imana yarakumpaye. Niba rero udashaka kunkurikirana ngo umenye uwo ndiwe, umenye amadega nkora n'ubukirisitu bwanjye ubwari bwo, uzambazwa. Niba rero udahari ukaba utankurikirana, ntago naguha icya 10 cyanjye. Cya 10 cyanjye nkigwa n'amaturu sinayaguha. Nyaguha kubera yuko wanshumbye, wikore imitwaro yanjye, wasengeye, ukankurikirana, ukamba hafi, ukangira inama zo kutayoba, ukangira inama zo gukomera. Kuko muri isi tuhura n'ibibazo byinshi. Uhura n'intambara zitandukanye, uhura n'ibikugusha, umukristo ahura n'intambara zamukura mu byizerwa. Pasiteri se niba atakuri hafi ni gute utayoba, utagwa. Niba rero izo nshingano atazifite, ntago giye namuha amaturo yanjye n'icya 10. Yego. Mama reka tugushimire kubwizo mpuguru duhaye. Kuko harimo n'ibintu bikomeye cyane n'abapasiteri bahite bumvira. Ntibanyiterera amabuye. Nta mupasiteri navuze izina, navuze abadafite izo nshingano, abatuzuza izo nshingano. Ahubwo niba yumva atazuzuza yasubira inyuma akigenzura, akajya atangira kubikora. Ariko umupasiteri utita ku ntama ye mu byukuri ntabwo se wambwira kuri pasiteri wanjye gute. Imana yakunshize mu biganza, niba utanyitaho uzambazwa. Reka tugushimire dusoza ikiganiro udusengera, ariko mbere yaho ntitwima amahirwe umuntu wakwifuza kuba yakugisha izindi nama hejuru y'izi ngizi duhaye. Yego, nanashimira ari ikiganiro twageze gukora, abantu mbona badushyizeho comment batangira kudutera amabuye, ariko reka nshimire Imana ko iki kiganiro cyagize umusaruro. Hari ikiganiro twageze gukora kivuga ko ngo vuga ntibagiye bakizwa mu nsengero, bagera mu byumba bakaba ko n'indari cyo gituma zitwara abagabo babo nabo bakiga izo tekinike n'iki. Abantu numva bagize basakuje, ariko reka nshime ko hari icyo byatanze. Hari abantu umwari muri Australia, abandi bari hano mu Rwanda, n'undi ubwo ndavuga ku bari hanze, n'undi wo muri Malawi, n'undi wo muri Tanzania, n'undi wo muri Kenya. Aba bantu barampamagaye. Ubwo bampamagaye barambwira ati bangisha inama, bambwira ibitagenda, nanjye mbagira inama, ndabasengera, ndabahugura, byagize umusaruro mwiza. Nyuma yaho
bagiye bampamagara ngo ati byageze ubwo impamvu mbavuze abo ngabo aho baherereye nuko ari bo bampaye ubuhamya ko nyuma ya za nama byabaye byiza abo nabo nabaje wenda abandi bo ntago babihaye agaciro cyangwa se abatarabivuze wenda cyangwa se hari abatarabyitayeho ariko gusa byabagiriye umusaruro mwiza n'ukuri kandi bubatse neza. Umwe yarambwiraga ati urugo rwanjye rwasenyutse numva niteguye guhaguruka, we yarambwiraga ati ngiye guhaguruka kandi mfite n'uruhinja rw'amezi 3 ndahita ndusiga. Ntago najya kwishyiraho umusaraba wo kujyana impinja. Ndamuganira kare kasigaho ntago ari uko bigenda, mugira inama ndamuhugura, mubaza ibitagenda neza, arambwira ati ntago bimeze neza muri ubu buryo. Turaganira dufata umwanya muremure, ndatekereza twatangiye uziko twatangiye kuganira mu gitondo tugasoza saa 7 tukiri kuri telefone. Telefone yaje gucikamo kubera umuriro, turashagenda turongera dusubira kuri network. Ariko reka nkubwire ngo ndashima Imana ko Imana yubakiye aba bagore byagize umusaruro mwiza cyane. Umwe n'umugabo muri abo bose navuze umwe n'umugabo ariko byagize umusaruro. Ndashima Imana rero ko byagize icyo bitanga. Imana yo mujuru habwa icyubahiro. Hari n'undi we wakwifuza kukugisha inama? Yego. Nomero yanjye ni 0782 64 73 92. Yego. Kadusenga. Uwiteka Nyiringabo Imana, turagushimiye kuri umwami w'amahoro, turagushimiye ko abanye natwe muri iki kiganiro, waturinze watugiriye neza, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Aba bantu bose badukurikiranye, abantu bose bazumva iyi video, abantu bazakurikira iyi sezerano, ndakwingize kugira ngo ubagirire neza, ubagurire imbago mu izina rya Yesu Kristo. Bitagenda neza bigende neza, kandi Uwiteka ubabe hafi kuko ni wowe gisubizo cyabo. Nzi neza ko ari wowe ufite urufunguzo, iyo wakinguye nta ubasha gukinga, kandi iyo wakinze nta ubasha gukingura. Uri byose ku buzima bwacu, uri byose kuri twebwe. Ndagushimiye rero kuri Imana y'inyamaboko, ndagushimiye ko udatsindwa urugamba, ndagushimiye ko manda yawe utashyizweho n'amatora ngo nirangira dukorwa n'isoni, uzahora ku ngoma iteka, nicyo nkukundira kandi nicyo gituma tuzagukurikira kugeza iteka ryose. Nyemera rero aba bantu ukomeze kubagirira neza, ubarengere, ubiteho, kandi n'uyu muyoboro w'iyi televiziyo yagure mu izina rya Yesu, yagurira imbago. Uwiteka Nyiringabo Imana, bafite ibyifuzo bitari bimwe, ukuboko kwawe Uwiteka kubamurikire, kandi marayika w'Imana akomeze kubabaho, ikiganza cyawe cy'uburyo gikomeze kubaramira, komeze kubashyigikira no kubabera ibyiringiro. Urakoze, ndagushimiye, cyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen.